Ikaze mu gasobanuye kacu k'uyu munsi, aho tugiye kureba hamwe agasobanuye. Dutangiranye n'umukobwa aje akuramo imyenda, umugabo ahita ahaguruka vuba vuba ati we Mariya uri mu biki ko urimo gukuramo imyenda? Ntabwo ubona yuko ari ku manywa ndi muri salo ndi gukora akazi? Umukobwa arangije arambwira ati sheri ndaje ndagushaka nyine ndagukeneye. Umugabo ati warasaze, ambara imyenda vuba vuba ugende mu cyumba, sinakubwiye yuko nza kuza ku mugoroba tukavugana? Uyu munsi nza gukorera ahangaha mu rugo, ni kubera iki utumva? Wa mugore we. Umugore arangije arambwira ati koko sheri ibi nibyo utangiye kunkora tugishakana? Ese ntabwo ubona ko mba nkukeneye? Umugabo ati ubu nkeneye ibiki se? Sinagusobanuriye yuko ndi mu kazi? Uragira ngo tuzatungwe n'iki wowe? Kubera icyo udashaka kunyumva? Mbabarira umve mu maso ugende. Umukobwa ati sheri koko urakoze, ntabwo uba ubona yuko base mushaka? Umugabo ati ariko se ntabwo wumva? Umukobwa ahita yikubita aragenda, abonye yuko bikomeye kuko aratwereka ku rundi ruhande. Umukobwa yaragiye arakaraba, arangije aza mu cyumba asanga umuntu araryamye, agira ngo ni umugabo we uryamye. Urabona twebwe ni umukobwa uharyamye. Reka turebe byakurikiyeho. Umukobwa yatangiye gukorakora uwo muntu azi ko ari umugabo we. Ati sheri mbabarire rwose ibyo nakubwiye, nimba nakubwiye nabi mbabarire, gusa nyine ndumva nkushaka, ndagukeneye kandi ndagukunda cyane, rwose ndagushaka, ngaho reka twishime nimba warangije akazi. Ati sheri igihe nahereye nkubwira ntabwo uri kunyumva. Ahita akurura ikiringiti asanga ni Nyamunini urimo. Nyamunini arangije ahita afata ikiringiti ahita yikanga. Umugore ati wowe kubera iki wageze hano mu cyumba cyanjye? Kubera iki wahageze? Nyamunini ati rwose mbabarira mabuja, rwose ni umugabo wawe wabimbwiye ngo nze mu cyumba mujijishe ugire ngo ni umugabo wawe urimo. Nyamunini ati yewe karabaye we. Umugore ahita agenda yirukanka ati baretse aza mbone. Umugore araza ni agatera asanga umugabo we yibereye kuri telefoni ari kureba ako kwinywera ka wisiki nyine mu kabati atereka aho ngaho. Arangije abwira ati sheri wowe uri mu biki? Kubera iki wabwiye uriya mukozi ngo aze mu cyumba ndaramo kuko kugira ngo unkinishe bene kariya kageni? Umugabo ati njyewe se nigeze mbwira uwo mukobwa ngo aze hariya mu cyumba agukinisha? Umugore w'umujinya mwinshi ahita afata amazi yari ari mu kirahure ahita asuka ku mugabo, ahita amubwira ati wowe kubera iki uba ushaka kugira ngo umfate nk'ikigoryi kugeza bene aka kageni? Umugabo ati uyu mugore noneho urareba ngo urame n'amazi ra urandebera ngo cyame n'amazi ukuntu kinyiciye umunsi gusa. Nuko baratwereka ku rundi ruhande Nyamunini rwose wanga muri urwo rugo nyine niwe ukora amasuku, ni umukozi waho ari kwikorera amasuku, ajya kubona bosi we azanye n'undi musore aho ngaho. Arangije aramubwira ati bite sha amakuru yawe? Nyamunini ati sha muranyita sha ariko muranasuzugura nyine kubera ko ndi umukozi muri kunyita sha. Umugabo ati uyu nguyu yitwa Mike, agiye kuba aranga uyu munsi amfashe akantu gatoya mu kazi. Umukozi ati welcome Mike urisanga. Nuko Mike atabwira umugabo ati nta kibazo rwose, noneho ndabona uyu mukozi yanjyana aho ngomba gushyira ibintu byanjye hanyuma tugakomeza akazi. Umukozi nyine urukona nyine n'utwenge twinshi nkurikira tugenda. Arangije aramukurikira amujyana aho agomba kuba yashyira ibintu bye kugira ngo bakore akazi. Barakwereka ku rundi ruhande madamu wa bosi Mariya yaraje, mubyibuke neza yifitiye ibibazo nyine by'uko atari kumvikana n'umugabo we neza nyine, namwe mwabibonye. Arangije araza yisiga amavuta aza kuri pisine kugira ngo abashe kuba yakiyogera. Mike agisohoka yabonye wa mugore wa bosi areba uburyo ateye, arangije ati mbega umugore mana unateye mana we, ati uyu mubosi ko abayeho neza arya neza pe. Arangije atereka nze negere uyu mugore wa bosi nanjye nirebere ku bwiza uyu mugore ati imbere nyine nanjye. Arangije amukoraho, umugore atari kubyumva ahita yikanga yikubita mu mazi. Umugore kumbi nta nubwo yari azi koga neza, nyine ni byandi byo koga bya nyirarureshwa yicaye kuri pisine agashyiramo amaguru, niko uyu mugore buriya yoga. Biragaragara yuko yatangiye kumera nkeri. Mike abibonye arangije ahita yicomeka amazi kugira ngo akuremo wa mugore. Ikintu yakoze yatangiye kumupompa kugira ngo abe yabasha
gutabara umugore kubera ko yari yameze nkeri yanyweye amazi menshi. Wa mukozi araza ahita abona Mike arimo arapompa, wa mugore arimo aramusoma. Mabuja arangije ahita asohoka ati Yesu we, uti Mike uri mu biki? Kuri mbona Mike ari kugusoma mabuja bimeze bite? Nuko Mike aramubwira ati nyine mabuja aguye mu mazi ararohamye ntabwo nabishakaga ni njyewe umukanze. Nuko arangije mabuja ati se uyu muhungu yaturutse kubera iki utambwiye yuko yaje hano kuri pisine aho ndi kogera? Nuko Nyamunini arangira avuga ati mabuja ntabwo mbizi, sinzi n'igihe yaje ahangaha rwose unyihanganiye. Mabuja ati it's okay. Ese none Mike ni iki wari uje gukora ahangaha ko nari ngiye koga ukaba unkanze? Mike arangije amubwira ati nyine nari nje kuba nakwegera umuvugisha numve gusa. Nyamunini ati mabuja reka mbahe akanya musigare muri kuganira. Nyamunini yaragiye, Mike atangira kwegera umugore wa boss ubona yuko nyine n'irari ryamwishe ari kwitegereza ukuntu uwo mugore ateye, ariko nyine namwe murabibona ko umugore wa boss ateye neza. Umugore wa boss arangije amubwira ati nyine nari nje kwiyogera ahangaha nawe uraje urankanga kubera iki? Cya uri cyana kibarangije ahita amusunika mu mazi. Mubyibuke neza uyu mugore yifitiye ubushyuhe bw'uko boss umugabo we atabasha kuba yamwitaho yakora inshingano nyine z'abashakanye nyine nk'abageni. Urabizi abageni ukuntu baba bafite ubushyuhe. Nuko bakomeza baganira. Mike ati nyine naje nsanga uri koga ndagiye mbona bishimye. Umugore ati nta kibazo. Boss abaraje arangije arababwiye ati ndabona mwishimye rwose mumeze neza mwebwe ahangaha. Umugore ati uyu yitwa Mike yaraje ahangaha nari ndi kogera twari turimo tuganira. Mike ati rwose ni byiza kumenyana n'umugore wawe. Boss arangije aravuga ati Mike icyawe ni ugukora akazi, ntabwo ari ngombwa yuko umenyera umugore wanjye ukaza n'aho aba ari kogera. Ati rwose Mike ibyo mu byakuzanye ntabwo kwisanzura ku mugore wanjye birimo, n'undi munsi ntihongere. Anamusuzugura bacamo hagati rwose. Tipe Mike ahita afata isume ashyira ku mukobwa aramubwira ati rwose mabuja akira ifubike dore hanakonje. Mike nyine asigara yibaza ati mbega umugore wa bose we unari mwiza. Baratwereka umunsi wakurikiyeho mabuja yaje yambarishijwe nyine namwe murabibona mukundo wazi utwenda nyine turi sexy. Arangije abwira umukozi ati kubera icyo utateguye ameza bimeze bite? Boss ahita aza yirwa agatera ati Mike aracyakora icyangaha kubera iki akiri ahangaha? Mabuja arangije amwite agutwaye iki se? Mike ati nyine wabonye yanganiye gatoya ndaza kugenda akazi kanjye ndabizi ko karangiye nkabanza nkaruha. Umugore ati ndetse niba nubwo wareka akabanza akirira. Boss ati oya ntabyo nshaka nagenda. Wowe n'ubushize waransebeje, wowe wogana na Mike nta n'isoni, uri umugore wanjye, umugore wa boss we nta n'isoni nta n'ikimwaro. Umugabo nyine yahise akanagamo nyine ko yanafushye namwe murabibona. Umugore biramurenga. Umugore arangije aravuga ati njye rwose uyu mugabo njye birandambiye kubona umugabo atamfata nk'umugore we ntamubyisanzure. Murandeba uriya mugabo ibyo nkoreye imbere yanyu. Umukozi ati mabuja ihangane reka nze ntegure ameza. Umugore yarikubise ubona yuko ababaye. Mike arabibona yuko bitameze neza, ubona yuko umugore afite agahinda. Umugore yahise yisohokeshwa nyine hanze kugira ngo yereke Mike ko afite agahinda. Araza inyuma ya bariko muri jaride y'inyuma arangije atangira kwirishwa. Mike yarasohotse asanga umugore koko arimo ararira. Arangije aravuga ati mwiza mabuja mwiza bimeze bite uri kurira? Mabuja ati nyine reka nkubwire rwose Mike umugabo yarananiye ntabwo ajya mu bwisanzure. Mike ati it's okay nabibonye rwose kandi uri umugore mwiza, sinzi impamvu umugabo wagufata kuriya. Mugore Mariya aramubwira ati rwose ubu nzakora iki koko uriya mugabo yarananiye ntabwo ajya anoza inshingano. Mike ati ihangane ndabizi bibaho gusa ngewe ntabwo nagufata nabi kandi naranagukunze urabizi. Mike rwose urabibona yuko yageze ku ntego ye, yahise yegera mabuja ahita amusoma. Ubona yuko nyine batangiye kwiyumvanamo. Mabuja nyine nawe aravuga ati mbonye porofeshani gute nahita
gufatirana ahita ambwira ati nkurikira rata nkubwire ngo tugende tuganire urabona yuko bari baryamye barangije kunoza ibyo banozaga barangije nyine kwishima bumva umuntu arakomanze ariko se iki gikozi nzahereye nkibwira yuko kigomba kuza gikomanga uko kibonye cyane boss yahise aza asanga umukozi ari ku cyumba arambwira ati umva we genda hariya hepfo ube wabasha kuba wankorera ibintu biri hariya bitunganye. Umukozi atangira kumwitereshwa story nyamunini nyine umva nkubwire boss nyine nakubwira utuntu twiza ariko wowe genda rero nkubwira ngo genda ukore ibikureba ntabwo wumva genda ahubwo va no mu nzira ntambuke ugire mu cyumba njye kwihindurira imyenda. Umukozi ati boss oya buretse kwinjira mu cyumba nyine ntabwo nari nakora amasuku reka mbanza nyakore buretse boss buretse umugabo yarasunitse ahita asanga umugore we arimo aramuca inyuma na Mike. What Mike ni wowe urimo uranca inyuma mugore iki umugabo ateye nakwereka Mike ati ibeshye umugabo ati wowe uraza ukanca inyuma na Alison. Mike ati ceceka ngaho we by'inshingano ntabwo bishoboye uri kiremba ceceka. Umugore Maria wa boss aramubwira ati Mike iba wihanganye gato nsigare ndi kudiringa n'umugabo wanjye nsigare ndi kubikemura. Mike yarasohotse. Umugabo ati nta kintu na kimwe ntagukoreye wowe urangize unca inyuma na Alison kuri ku mukozi wanjye. Mike urantangaje cyane rwose. Umugore umva njyewe narakubwiye ngo unyiteho nk'umugore wawe ntiwabikora njyewe cyanzanye ni ukwirirwa ameze nk'isitatanga nkuraga. Umugabo ati njye nta kintu na kimwe ntakora kugira ngo ushimishe. Umugore ati ibyo ngibyo se nibyo byanzanye njye naje kugira ngo wirirwe ukorera amafaranga njye amafaranga niyo yanzanye ati iwacu nararyaga kandi n'amafaranga ndayafite guhera aka kanya ngiye kugusiga kuko wowe se nagushobora. Umugabo atari ko wowe wa mugore we n'iki nakora nijoro ntabwo mbona. Umugore ati ntibihagije kuko wowe unyima n'ubwisanzure bwanjye nawe ngukeneye warangiza ukanza umbwira nabi ngo uri mu kazi njyewe ngiye no kugusiga usigare rwose njyewe ibi ngibi ntabwo nabyihanganira. Urareba igihe wahereye reka nze nigendere. Umugabo arangije abwira umugore bati Maria rwose wambabariye ko nta kintu na kimwe ntakora kugira ngo ushimishe basi niba ari ibyo ndahinduka. Umugore ati wowe uhinduka ati ndakuzi niko wari uvuga. Arangije Maria yifatira Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us. To the next video. See you. Nakundi gendera rwose gusa nzagukumbura. Umukobwa nyine aravuga ati rwose wa mugore we nawe wari ushoboye nawe wari amabuye ati nanjye rwose umugabo ntabwo nabyemera ari njyewe najya nukwita n'ibishya. Agasobanuye kacu k'uyu munsi nakarangiriye urabona ibyari bibaye ku mugabo utaritaga ku mugore we. Niba wakunze iyi nkuru ukorere like share na comment. Murakoze kureba iyi video ndabakunda cyane murakoze bye.